Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bene data, Yesu ashimwe cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ni mwene So Marie Chantal Nimugire, kandi ndabifuriza ibihe byiza. Turi muri gahunda ya Saveur Divine aho tuganira ku ijambo ry'Imana. Muri iki cyumweru ndetse si iki gusa n'icyashize turimo kuganira ku mwuka wera. Umwuka wera ni isezerano Imana yasezeranije abayo kuva kera, nk'uko tubisanga mu isezerano rya kera, ivuga yuko izasuka umwuka wayo. Ariko kandi no mu isezerano rishya twongera kubibona umwami wacu avuga ku by'umwuka, kandi si no kubivugaho gusa, ahubwo nawe ubwe nubwo yari yaje ari Imana ariko yambaye umubiri. Turabibona ko umunsi yabatizwaga muri Yorodani, uwo munsi umwuka wera yamumanukiyeho ari mu ishusho y'inuma. Turabibona kandi ko mu kiganiro yagiranye n'umugabo wari ukomeye mu Bayuda witwa Nikodemu, muri Yohana ibice 3, tubisanga ko yabimusobanuriye neza ubwo Nikodemu yamubazaga ngo umuntu yakora iki kugira ngo arage ubwami bw'Imana, mbega arasabwa iki? Ubwo Yesu yamubwiraga ibijyanye no kuvuka bwa kabiri, akamubwira ibyo kubyarwa n'amazi cyangwa kubatizwa mu mazi menshi, ariko akanamubwira kubyarwa n'umwuka. Aho hantu yongeye avuga ku mwuka mu buryo bukomeye, aravuga ngo ikibyarwa n'umubiri ni umubiri, ngo ariko kandi n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Mu yandi magambo bishaka kuvuga ngo nubwo twabyawe mu buryo busanzwe, dufite ababyeyi mu buryo bw'umubiri, ariko kubyarwa mu mwuka nicyo kimenyetso kigaragara ko twabyawe n'Imana. Bivuga ngo umwuka wera turamukeneye mu buryo umuntu adashidikanyaho, kugira ngo tube tuzi neza tudashidikanya ko twabyawe n'Imana. Amen. Icyo nicyo kintu cya mbere. Bivuga ngo abo twahoze turi bo kera, kugira ngo duhinduke abana b'Imana, nuko tuba twabaye icyaremwe gishya mu buryo bw'umwuka, tuba twavutse mu mwuka. Niyo mpamvu Yesu iryo jambo ryamusohoyeho umunsi yatangiraga umurimo we, umunsi yabatizwaga mu mazi menshi, abatizwa igihe yasabaga Yohana umubatiza kumubatiza kugira ngo aduhe urugero. Akimara kubatizwa mu mazi n'umwuka nawo uraza. Bivuga ngo muri urugendo rwo gukizwa ni ibintu by'ibanze ugomba kugira nk'umukristo, kugira ngo umenye ngo wabyawe mu bwami bw'Imana, uri umwana w'Imana, ufite akamero k'Imana. Amen. Nicyo kintu numvaga ashaka kugira ngo tukiganireho. Hanyuma ikindi kintu kandi nuko nk'uko iri jambo ribivuga mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 n'umurongo wa 8, haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Icyo ni ikintu kimwe, muzahabwa imbaraga. Ni ukuvuga ngo guhabwa imbaraga ni uguhabwa ubushobozi utari ufite. Twari turi abanyantege nke, tujya tuba abanyantege nke iyo umwuka wera uri muri twe, cyangwa ntawe dufite, cyangwa dufite ari muke, tutuzuye umwuka. Ariko iyo twuzuye umwuka wera duhabwa imbaraga z'Imana zishobora gutuma dushobora ibyo tutashoboraga. Bivuga ngo icya mbere umwuka tuwuhabwa
kubera ubuzima bwacu twebwe, kubera njyewe ubwanjye nkamuhabwa kugira ngo ngire ako kamero k'Imana, mbe ndi icyaremwe gishya mu buryo bw'umwuka. Icya kabiri, mpabwa imbaraga zo kugira gute, imbaraga zo kunesha, imbaraga zo kunesha kamere, imbaraga zo kunesha imbaraga z'umwijima, imbaraga zicagagura imigozi yose y'ibyo Satani yagerageje kumbohesha cyangwa ibyo nawe akubohesha, imbaraga zirukana abadayimoni, imbaraga zikiza indwara, imbaraga z'Imana. Haleluya! Izo mbaraga ubwo bushobozi bw'Imana, oh haleluya, umwuka wera ni igitangaza. Umwuka wera turamukeneye buri munsi, ntitumukeneye gusa ngo tujye kubwiriza, ariko natwe turamukeneye kugira ngo dukomere, kugira ngo dukure, kugira ngo dushobore kumva Imana no kwireba, kugira ngo Imana ituvugishe dushobore gutandukanya ijwi ryayo n'andi majwi. Turamukeneye umwuka wera. Amen. Rero mu Bagalatiya ibice 5 niho Pawulo yabwiye Abagalatiya, arababwira ngo muyoborwe n'umwuka, ngo niho muzagira imbaraga zishobora kubashoboza kunesha kamere, nibwo mutazakora ibyo kamere ishaka. Igihe muzaba mwuzuye umwuka, ugasigara umwuka wera ubategeka, umwuka wera uri ku kigero cyo hejuru kinesha kamere. Haleluya! Iyo usomye muri Ezekiyeli ibice 47, ubona ngo uruzi ngo rwavuye munsi y'intebe y'Imana, ngo urwo ruzi rwaraje, ngo umuhanuzi uko yabyerekwaga, ngo rubanza kuba uruzi ngo umuntu ashobora rugera ngo mu bugombambari, ngo rukagenda ruzamuka bikagera mu mavi, bikagera mu rukenyerero, ngo biza kugera ahantu ngo urwo ruzi ari uruzi umuntu adashobora kwambuka. Bivuga ngo rukujyana, amazi ari menshi yakujyana, udashobora kuvuga ngo wayanyuramo bikemera, ngo kereka umuntu uzi koga. Iryo jambo iyo ryitekereje neza ukongera ukaryumva mu buryo bw'umwuka, bikwereka ngo umuntu ashobora kuba afite umwuka ariko uri mu kigero, wari umwuka muke, ari umwuka utamutegeka, ari umwuka ashobora kubyumva cyangwa ntanabyumve cyangwa ntagite, ariko dukeneye ikigero cyo hejuru gituma umwuka afata ubuyobozi bw'ibitekerezo byacu, ubuyobozi bw'ibikorwa byacu, ubuyobozi bw'ibyemezo byacu, ubuyobozi bw'amarangamutima, kugira ngo kamere iceceke, kugira ngo kamere itsindwe. Haleluya! Hanyuma nibwo nyuma uyu murimo w'imbere, uyu murimo wo mu mutima wacu, uyu murimo wo mu buzima bwacu, nicyo kintu cya mbere umwuka wera aza gukora, kuza kuduhuza n'Imana, kuza kutwigisha, kuza kutubohora, kuza kutubera umucyo, kuza kuba ubuzima. Haleluya! Usomye mu Itangiriro ukajya kureba, usanga ngo mu gihe Imana yaremaga, ngo isi yari irangwa idafite ishusho, nta kuntu byari bimeze, ngo ariko umwuka wera ngo yagendagendaga ngo hejuru aho, ngo yaragendagendaga hejuru y'amazi. Ariko igihe Imana yatangiraga kurema, uko yavugaga ikintu ngo ni kibe, cyarabaga. Mu yandi magambo, umwuka wera namubonye nk'ikiganza cy'Imana. Iyo ijambo ry'Imana rije, umwuka wera arishyira mu bikorwa. Haleluya! Bivuga ngo iyo hari umwuka w'Imana hakaba n'ijambo ry'Imana, ijambo ntiriba rikiri inyuguti, ahubwo ijambo riba ubuzima. Haleluya! Dukeneye umwuka wera bene data. Kandi hari ikindi kintu maze kwiga gikomeye, nuko muri ubu bwami bw'Imana, nubwo tuvuga ijambo ry'Imana, tubwiriza, ababwiriza bamaze no kuba benshi, abigisha bamaze kuba benshi, abahanuzi bamaze kuba benshi, ariko umuntu kugira ngo atange igifite imbaraga, ikigira impinduka, nuko umuntu aba yuzuye umwuka wera. Nibwo iryo jambo avuga rigenda rifite imbaraga kandi rigenda rihindura. Bivuga ngo mu yandi magambo, umuntu atanga mbere na mbere icyari. Ntago ushobora kuba ufite ibintu ariko utari byo. Ubu Kristo rero bisaba ko daboro uba umunyamwuka,
nuba umunyamwuka n'ijambo ry'Imana utanga rizagenda ari umwuka kandi rifite ubuzima, rifite imbaraga. Haleluya. Niyo mpamvu intumwa bamaze kuzura umwuka wera ku munsi wa Pentekote bashoboye gusohoka. Ubundi urumva bari mu cyumba cyo hejuru, bari bamaze kubona ibintu byinshi. Yesu yari amaze kugenda, yari yarishwe bareba ari umwami, hari ibintu bikomeye, ariko bamaze kuzura umwuka wera ngo barasohoka. Ikintu cya mbere bahimbaza Imana, ntabwo kuvuga Imana no kuyihimbaza byari bibateye isoni. Basohoka kandi bahawe ubundi butware, ubundi bushobozi, buzuye umwuka wera, bavuga indimi zitandukanye ngo bahimbaza Imana, baramya Imana. Haleluya. Ikindi baratinyuka, noneho barahamya. Amen. Umwuka wera turamukeneye kugira ngo ikintu cya mbere tuba abana b'Imana, tube tubyawe ubwa kabiri. Ikintu cya kabiri, umwuka wera aza akora umurimo wo kuduhindura koko, aduhindure guhinduka uko Imana ishaka, dukora iby'ubushake bw'Imana kuruta ibyo twe dushaka twebwe. Ikindi cya gatatu, adukoreshe kujya kwamamaza, kuvuga ubwiza bw'Imana, kuvuga urukundo rw'Imana, no kudukoresha no mu bundi buryo bundi bw'ibitangaza, gukiza indwara, kwirukana imyuka mibi, gutanga ijambo rirema, rihumuriza. Oh haleluya. Imana ishimwe. Umwuka w'Imana ari kumwe natwe, ari muri twe, tuba tubizi neza ko n'Imana iri kumwe natwe. Ikindi tubyibuke neza ko igihe impanda izavuga mu buryo bw'umwuka, umuntu udafite umwuka wera ntazashobora kumvira iryo jwi, kuko ni impanda, ni ibintu byose bizaba birimo kubera mu mwuka. Umwuka wera turamukeneye. Umwuka wera turasenga mu izina rya Yesu ngo twongere kumuhabwa kandi twuzure, tube dufite ikigero cyuzuye. Imana ibaha umugisha cyane mu izina rya Yesu. Amen.